ibyangombwa bigera hirya no hino ku isi, buri wese azarukora ku giti cye. N'umugabo wawe mu rugendo, ntabwo uzajyana n'umugore wawe mu rugendo. Muzirinde kwivanga, ntawe uzakora urugendo agenda n'imodoka. Abapagani bazakora ingendo, n'abakristo bazakora iki? Bazakora ingendo, n'aboroheje bazakora ingendo. Bazazikora, abantu bose bazazikora. Yarambwiye ngo abasezeranye 2024 Imana yarangendereye irambwira ngo nzabwire abantu. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo, ndabifuriza amahoro y'Imana ngo nabane namwe. Ndabasuhuje mwese abakunda kubana natwe nkuko bisanzwe, ni mwene so Ndayisaba Pascal. Ndabizi ko mudukunda, ndabizi ko mudukurikira, abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari mu bihugu by'ibituranyi, ubwo ndavuga abarundi, abakongomani, abari Tanzania, abari Uganda, n'abari hirya umugabane wa Amerika, umugabane w'i Burayi, ndetse n'indi migabane mudukurikira muherereyeho. Ndabizi ko mudukunda kandi mudukurikira, abandika muri komenti, abakora like n'abakora share kugira ngo ibiganiro tubagezaho bigere kure. Mwese turabifuriza amahoro y'Imana ngo abane namwe. Nkuko twajyaga tubagezaho ijambo ry'Imana, murabona ko uyu munsi bidasanzwe, mwajyaga munyumva kandi mumbona ndi imbere ya kamera, ariko uyu munsi wa none murabona ko twagize umugisha udasanzwe wo kwakira umukozi w'Imana. Imana ihagurukije mu gihe gisa nk'iki ngiki kugira ngo ayikorere, akore umurimo wayo. Munyemerere tumwakire, tumwifurize ikaze. Umukozi w'Imana, turakwakiriye kuri Negev TV, turakwifuriza amahoro y'Imana ngo abane nawe, kandi tuguhaye ikaze kugira ngo wibwire abadukurikiye, ndetse kandi uhita ubagezaho n'icyo Imana yashyize ku mutima wawe uyu munsi kugira ngo utuzanire. Ndahamya nashidikanya ko Imana yagutumye kuri Negev TV, kandi abadukurikiye bagiye kumva icyo Imana ivugana nabo inyuze muri wowe. Imana iguhe umugisha, karibu. Imana ishimwe kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Nanjye nejejwe n'Imana mutima wanjye kuba nisanze kuri iyi channel ya Negev TV. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Haleluya. Kuba nitwa Habumugisha Joel, umugabo ndubatse, afite umudamu n'abana 3, ariko mbyara 2. Byumvikane ko ndi papa w'impanga. Kavukire ni Rusizi, ariko ndi kwarizwa Gasabo. Itorero na ADPR, paruwasi ni Kinyinya, itorero ni Kami. Imana yacu iduhana umugisha mu izina rya Kristo Yesu. Mirimo ngorera Imana, ndumuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo mu muhamagaro. Nkabanzwi no kuba ndi n'umuhanzi uririmba indirimbo ziramya zinahimbaza Imana. Birenze kuri ibyo ndi umukristo, cyakora yasoza mvuga ngo Imana izabimfashemo. Imana ishimwe. Ari impamvu ituma soza mvuga ngo Imana izabimfashemo, nuko hari abari bo none babyutse ari abakristo, ariko bamaze kuva ku rutonde rwa gikristo. Hari abamaze iminsi ari abakristo ariko batakiri abakristo, bari bo ariko ntibakiri bo. Imana rero izabimfashemo, irindi mpamagara nkiri umukristo, ndangije akazi kayo yampamagariye mu izina rya Yesu. Nzanywe hano rero no kubagezaho message natumwe n'Imana kugira ngo ibafashe buri wese arusheho kuyiteguriramo, yitegura urugendo turimo rwo kujya mu gihugu cyacu cyo mu ijuru. Imana ishimwe. Mbere yo kugira ngo ntangire, reka dusenge. Tumara gusenga turarimba indirimbo igitero kimwe n'icya kabiri 183, niturangiza dutange message mu izina rya Yesu. Mwami Yesu, Imana ikomeye, Imana ikiranuka muri byose, Imana iri hejuru y'amajuru, Imana yabayeho byose bitarabaho. Turagushimiye cyane kuko uri gushimwa. Haleluya. Amen. Turagushimiye ko wabyemeye, twaryamye biremera, turabyuka biremera, dutera intambwe biremera. Haleluya. Turambura amaboko twumva biremeye. Nubishimirwe kandi ubihererwe icyubahiro kuko ugikwiriye. Tukweretse uyu mwanya tugiye kwinjiramo wo gutanga ijambo ryawe riciye mu ijambo ryawe. Turasenze kugira ngo Imana yururuke ibane natwe, kandi Imana yururuke. Haleluya. Mwami w'abantu, udushyigikire
umwanya tumara imbere y'ubwoko bwawe. Unyemerere ijambo ritambuka, ubutumwa bugiye gutambuka, buri wese abwireberemo, buri wese abwiyumviremo, buri wese haleluya mwami washe kugeraho umukorana w'umushyitsa. Tubisabye twizeye izina rya Kristo Yesu, umwami umukiza n'umucunguzi wacu. Amen, 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 amen. Katuririmba indirimbo igitero cya mbere, turaririmba n'ikisoza ivuga ngo tugiye iwacu mu ijuru. Amen. Tugiye iwacu mu ijuru, muze mwisigara gusingiza umucunguzi, muze mwisigara. Abagezeyo baragwiriye, baranezererwa umwana w'intama, abandi bari mu nzira, muze mwisigara. Abagezeyo baragwiriye, baranezererwa umwana w'intama, abandi bari mu nzira, muze mwisigara. Nushaka ko tujyanayo, wihane, wihane, wiringira gukiza ubu. Wihane, wihane, kandi uwo mutwaro wikoreye, yemera uko turururuke, ngo tuzabane mu ijuru. Wihane, wihane, kandi uwo mutwaro wikoreye, yemerera uko tururuke, ngo tuzabane mu ijuru. Wihane, wihane, hazaba umucyo mu ijuru. Muze mwisigara gusingiza umucunguzi, muze mwisigara. Hari ikamba Yesu azatwambika, tuzanezeranwa n'abakijijwe, ibyiza tubisangire. Muze mwisigara. Hari ikamba Yesu azatwambika, tuzanezeranwa n'abakijijwe, ibyiza tubisangire. Muze mwisigara. Shaka rero nushaka ko tujanayo, wihane, wihane, wiringira gukiza ubu. Wihane, wihane, kandi uwo mutwaro wikoreye, yemerera uko tururuke, ngo tuzabane mu ijuru. Wihane, wihane, kandi uwo mutwaro wikoreye, yemerera uko tururuke, ngo tuzabane mu ijuru. Wihane, wihane. Haleluya. Imana idufashe kandi haleluya, haleluya. Amen. Imana itugirire neza mu izina rya Kristo Yesu. Uyu muririmbyi bene data nshuti dusangiye gucungurwa kw'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo, ari kumfasha muri iyi minsi, kandi ni indirimbo igomba gufasha buri wese. Iyi ndirimbo iravuga ngo tugiye iwacu hehe mu ijuru. Muze mwisigara, muve mu mwijima mubi, muze mugire ute mwisigara. Umva iki gitero kiravuze ngo abagezeyo haleluya baragwiriye, baranezererwa umwana w'intama w'Imana. Ijambo riravuze ngo abandi bari hehe? Bari mu nzira. Arangije aravuga ngo muze mwisigara. Ndagira ngo mbabwire bene data,
twahawe amahirwe yo gushyirwa ku cyitwa umugereka. Natwe turi ku mugereka w'ijuru, kubera ko twamenye ko abagezeyo bagize ute? Baragwiriye. Iryo jambo ryumve cyane. Ibisanzwe ntabwo nawe wakagezeyo, ibisanzwe ntabwo wakagiye, ibisanzwe ntabwo wakabaye umugenzi. Haleluya! Kuko abantu bagezeyo bagize ute? Baragwiriye. Ariko abandi bari mu nzira, muze mwisigara. Kristo arabashaka kugira ngo namwe muze mugire ute? Mwisigara, muve mu mwijima mubi. Ni mu buryo bw'Imana idutabaraho muherereye hirya no hino ku isi. Haleluya! Iki gitero cyasoje nicyo tugiye gusorezaho twinjira muri message. Kiravuga ngo ushaka ko tujyanayo wihane, umwiringire agukize ubu, wihane kandi uwo mutwaro wikoreye wemerere Yesu awuguture uruhuke. Haleluya! Ngo tuzabane mu ijuru. Wihane. Njya mbwira abantu ngo muramenye utazibesha ibyo muri byo mukagira ngo ijuru turi kujyamo ntabwo tuzarijyamo tutarihana. Waba uri apotere, waba uri regionali, waba uri umuhanuzi, waba uri umuvugabutumwa, waba werekwa, waba uhanura, waba ukora ibitangaza, utarihana ijuru ryo ntaryo uzabona. Birashoboka ko hano mu isi wagubwa neza, birashoboka ko hano mu isi watera imbere, birashoboka ko hano mu isi wakomera, ariko utarihana iri juru ntabwo uzarigeramo. Ni muvuge ngo Imana idufashe mu izina rya Yesu. Ndagira ngo mbabwire ngo password dufite abana b'Imana, password ikingura ijuru ni password yitwa kwihana, cyangwa se urufunguzo rufungura ijuru ni ukwihana. Iyo wihannye nta handi Imana itagukura, nta n'ahandi Imana itakugeza. Kristo adufashe kandi atugire neza. Message nkuzaniye ni y'umwaka wa 2024 na kangahe na kane. Tujya gutangira uno mwaka, Imana yarangendereye irambwira ngo genda utangarize abanyarwanda, utangarize abanyamahanga, tangarize abakomeye, tangarize aboroheje, tangarize abari mu Rwanda, tangarize abari hanze y'u Rwanda hirya no hino ku isi. Irangije irambwira ngo nzababwire ngo uyu mwaka wa 2024 ni umwaka abantu bagiye gukora ingendo. Kandi murakumvishe ingendo. Uyu mwaka wa 2024 Imana yarangendereye irambwira ngo nzabwire abantu baturisi hirya no hino ngo uyu mwaka ni umwaka wo gukora iki? Ingendo. Wo gukora ingendo. Rangije irambwira ngo nzababwire ngo izi ngendo abantu bagiye gukora ahantu hatandukanye hirya no hino bazazikora, abantu bose bazazikora. Bishatse kuvuga ngo yarambwiye ngo abasezeranyijwe ingendo bazazikora, n'abatarazisezeranyijwe bazazikora. Imana idufashe. Irambwira ngo abapagani bazakora ingendo, n'abakristo bazakora iki? Bazakora ingendo. Abakomeye bazakora ingendo, n'aboroheje bazakora ingendo. Umva, irangije irambwira ngo nzababwire ngo izi ngendo tugiye gukora hirya no hino ku isi mu buryo butandukanye, ntawe uzakora urugendo agenda n'imodoka. Amina. Ntawe uzakora ingendo agenda n'igare, ntawe uzakora ingendo agenda na moto, ntawe uzakora ingendo agenda n'indege. Imana yarambwiye ngo nzababwire ngo buri wese azakora urugendo n'amaguru ye nk'uko Imana yagize ute? Yayamuhaye. Ingingo zawe nizo zizakora ingendo mama. Birashoboka ko uri i Kigali waravuye mu cyaro, birashoboka ko urwo rugendo uzarukorera mu cyaro, ariko irambwira ngo abantu bose aho baherereye hirya no hino ku isi bazakora iki? Bazakora ingendo. Irambwira ngo ingendo tuzakora hirya no hino ku isi buri wese azarukora ku giti cye. Ntabwo uzajyana n'umugabo wawe mu rugendo, ntabwo uzajyana n'umugore wawe mu rugendo, ntabwo uzajyana n'abana bawe mu rugendo, n'abana ntabwo muzajyana. Buri wese azagenda ukwe mu rugendo, buri wese azarutangira ukwe. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Urasabwa kuba maso kugira ngo Imana izagushoboze muri uru rugendo. Irangije irambwira ngo nzababwire ngo mu rugendo muzirinde kwivanga,
kuko abazivanga mu rugendo nyuma y'urugendo bazahura n'ingaruka. Imana idufashe. Abazivanga mu nyuma y'urugendo bazahura n'ingaruka. Irambwira ngo mu rugendo nzabwira abagenzi ngo mugenzi wese mu rugendo akeneye ibyangombwa bigera kuri 3. Cyambere umugenzi akeneye mu rugendo akeneye umutaka. Cya kabiri umugenzi akeneye mu rugendo akeneye inkoni. Cya gatatu umugenzi akeneye mu rugendo akeneye ihema. Hema risobanura uburinzi. Irangije irambwira ngo umugenzi wese aho ava akagera akeneye ibyo byangombwa. Waba ukijijwe ukeneye ibyo byangombwa mu rugendo, waba udakijijwe ukeneye ibyo byangombwa mu rugendo. Irangije irambwira ngo nzababwire ngo umugenzi uzaba ufite ibyo byangombwa nubwo bimeze gutyo urugendo azarugenda rusoze, ariko utazaba ufite ibyo byangombwa hazananirirwa mu rugendo, ntabwo urugendo azarusoza amahoro. Irangije irambwira ngo zababwire ngo mpamvu umugenzi akeneye ibyo byangombwa. Irambwira ngo mu rugendo harimo ibintu bizabangamira ubuzima bw'abagenzi bibiri. Icya mbere hari umukungugu, icya kabiri hari izuba ryinshi mu kirere, kandi iri zuba umuntu udafite umutaka rizabangamira ubuzima bwe. Iri zuba umuntu udafite umutaka rizabangamira imibereho ye mu rugendo. Iri zuba umugenzi udafite umutaka rizabangamira ubuzima bwiwe. Irangije irambwira ngo uzabambwirire ngo ni ngombwa umugenzi wese agira umutaka mu rugendo. Irangije irambwira ngo ikintu umugenzi akeneye ari inkoni. Irambwira ngo impamvu urugendo rurimo umukungugu mwinshi. Irambwira ngo buri wese akeneye iki? Akeneye inkoni yo kwitwaza muri ubwo bunyereri bw'uwo mukungugu. Irambwira ngo ihema, umuntu uri mu ihema nubwo izuba rizaba ari ryinshi mu rugendo, nubwo umukungugu uzaba uri mwinshi, ariko umuntu wibereye mu ihema ntacyo bizamutwara. Nimuvuge ngo Imana idufashe aho muherereye hirya no hino, abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, abari muri Amerika, abari Canada, abari muri Afurika y'Epfo, abari muri Australia, abari muri Kongo, abari Dubai, aho muherereye hose nimuvuge ngo Imana itugire neza. Buri wese rero arasabwa kugira ngo Imana imubere ku rugamba mu rugendo. Irambwira ngo mu rugendo Imana izarinda abantu babiri. Wa mbere izarinda mu rugendo nubwo buri uzaba rukomeye ni umuntu wabanye n'Imana by'ukuri kuva 2020 kugera 2024. Irambwira ngo umuntu wabanye nayo by'ukuri nubwo urugendo ruzaba rukomeye Imana izabana nawe. Irangije irambwira ngo umuntu wa kabiri Imana izabana nawe ni umuntu udakijijwe ariko ibona ko azakizwa nyuma yuko urugendo ruzasoje. Irambwira ngo uwo muntu nawe udakijijwe Imana izabana nawe mu izina rya Kristo Yesu. Murasabwa rero kuba maso, murasabwa gusengesha Imana umwuka. Irambwira ngo umuntu ufite iyi nkoni nubwo bizaba bikomeye mu rugendo Imana izabana nawe. Umuntu uzaba ufite umutaka iri zuba ntabwo rizabangamira ubuzima bwe mu rugendo. Irangije irambwira ngo buri wese arasabwa kujya asaba Imana imuhereza ibyo byangombwa azitwaza mu rugendo. Imana irangije irambwira ngo genda umbwirire buri wese ngo nabe maso kandi asengeshe umwuka iteka, asaba Imana uburinzi, asaba Imana inkoni, asaba Imana umutaka azitwaza muri ubwo bunyereri. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Message Uwiteka yarakuntumyeho uyu mwanya igufasha mu rugendo niyo ngiyo. Urasabwa rero guharanira gukiranuka, usabwe kwezwa kuko utejejwe mu rugendo kuzarusoza biragoye. Utejejwe mu rugendo kuzarurangiza biragoye. Hari abazagera hagati bitewe nuko badafite inkoni, bitewe nuko badafite umutaka, bagera hagati bakananirwa. Abo ngabo gusoza urugendo bizabigize ute? Bizaba bigoye. Hari n'abazagenda barusoje neza bageze aho barusoreje kubera ko nta nkoni bafite yo kubasubiza inyuma, kuko urugendo ruzakorwa mu byiciro bibiri. Hari abazagenda, hari n'abazagaruka. Bishatse kuvuga ngo umuntu ufite inkoni nubwo yasoza urugendo azanagaruka rusoze, ariko udafite inkoni azarusoza ariko gusubira inyuma bizaba bigize ute? Bizaba bigoye, kuko mu rugendo
ntabwo byoroshye. Irambwira ngo nzababwire ngo urugendo rurimo ibintu bibiri, rurimo amahoro, rurimo n'amakuba. Urugendo rurimo amahoro, rurimo amakuba. Niyo mpamvu umugenzi wese akeneye ibyo byangombwa mu rugendo. Imana idufashe kandi Imana yacu tugire neza mu izina rya Kristo Yesu. Kadusome ijambo risubitse iyi message, ahandi Uwiteka arusheho kubasobanurira ndetse arusheho kubamenyesha, kubumvisha iyo ntabashe kubamenyesha mu izina rya Kristo Yesu. Murakoze. Ezekiyeli, dusome Ezekiyeli 7. Oh Yesu, haleluya. Ezekiyeli 7. Ezekiyeli 7 murongo wa mbere kugera kuri 12. Dusome mu izina rya Yesu, aho muherereye muvuge ngo amen. Amen. Ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, nawe mwana w'umuntu, uku niko umwami w'Uwiteka abwira igihugu cya Isirayeli ati, amaherezo ageze ku mpande enye z'igihugu. Noneho amaherezo akugezeho. Ngiye kuguteza uburakari bwanjye, ngucire urubanza ruhwanye n'imigenzereze yawe, kandi nzakugaruraho ibihwanye n'ibizira byawe byose. Ijisho ryanjye ntirizakureba neza, kandi sinzakugirira ibambe, ahubwo nzakugaruraho ibihwanye n'imigenzereze yawe, kandi ibizira byawe bizakubonekaho. Muzamenya yuko ari jye Uwiteka. Uku niko umwami w'Uwiteka avuga ati, ikibi kimwe gusa dore kiraje, iherezo riraje, amaherezo araje, biragukangukiye, dore biragusohoreye. Igihano cyawe kikugezeho, wa muturage wo mu gihugu we. Igihe kirasohoye, umunsi uri hafi. Umunsi w'imivurungano mu misozi si uwo kuvuzwamo impundu. Noneho ngiye kugusukaho umujinya wanjye, ngusozeho uburakari bwanjye, kandi ngucire urubanza ruhwanye n'imigenzereze yawe, ugarureho ibizira byawe byose. Ijisho ryanjye ntirizakureba neza, kandi sinzakugirira ibambe, ahubwo nzakugaruraho ibihwanye n'imigenzereze yawe, kandi ibizira byawe bizakubonekaho. Muzamenya yuko ari jye Uwiteka uhana. Dore wa munsi nguyu uraje, igihano cyawe kirasohoye, inkoni iragushibukiye, ubwibone bukumezeho, urugomo rurahagurutse, ni nk'inkoni ihana ibibi. Ntawe uzasigara muri bo, mu nteko zabo no mu butunzi bwabo nta kizahasigara, habe n'icyubahiro cyabo. Igihe kirasohoye, umunsi ugeze hafi. Umuguzi ye kwishima, n'ugurwa ye kuganya, kuko umujinya ugeze ku nteko zawo zose. Nimuvuge ngo Imana idutabare kandi Imana itugire neza mu izina rya Yesu. Urasabwa kuba maso, urasabwa gusengesha umwuka iteka, ugakiranuka ku gato no ku kanini, kubera kuko igihe kirasohoye, umunsi ugeze hafi. Mwumvishe ko umunsi w'imivurungano mu misozi atari uwo kuvuzwamo impundu, ahubwo shatse kuvuga ngo ibizira byawe byose Imana uko yabirundanyije igiye kubishyira imbere y'amaso yawe. Ariko nakwinginga nshuti mwene data, muri ibi bizira bigiye gushyirwa imbere y'amaso yawe, wakwihana ugaca bugufi, kuko Imana iracyari ku ntebe y'imbabazi. Kristo aracyateza ibiganza ashaka. Ijambo ravuga ngo abarushe n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Kristo wenyine niwe kukuruhura, Kristo niwe kukumara umubabaro, Kristo niwe kukumara mbese ibintu bikuruhije bijyanye n'ibyaha bikuremereye. Kristo niwe kugutura uwo mutwaro w'ibyaha. Imana idufashe kandi Imana yacu itugire neza mu izina rya Kristo. Nimunyemerere dusoze dusenga Imana kugira ngo idushyigikire. Ukoze cyane umukozi w'Imana Joel. Haleluya. Imana iguhe umugisha kubw'ubutumwa maze kugeza ku bantu badukurikiye. Nagira ngo mbaze nk'ijisho ry'umunyamakuru uhagarariye abantu bose ba Negev TV, mbaze nk'ubabariza. Nagira ngo mbaze niba ubu butumwa uduhaye wabitubwiye ko bureba abakijijwe bukareba n'abadakijijwe. Ese umuntu ukijijwe niki akwiriye gukora? Umuntu udakijijwe akimara kumva ubu butumwa we niki akwiriye gukora? Imana iguhe umugisha. Tubajije neza cyane. Bishatse kuvuga ngo umuntu ukijijwe
icyo akwiriye gukora arusheho gusenga Imana kugira ngo Imana irusheho kumwambika imbaraga, kandi nanone arusheho gukomeza kugira gukizwa ku ijambo ry'Imana ravuga ngo nuhagaze yirinde atagira atagwa. Rero biramusaba imbaraga gusenga Imana kugira ngo imwambike imbaraga imushoboze muri urugendo rw'agakiza arukomeremo. Nanone uriya muntu kuko ingendo zakorwa n'abantu bose nk'uko tubajije, uri udakijijwe biramusaba gukizwa. Nimba yasambanaga akihana, nimba yibaga akihana, nimba yatekaga imitwe akihana, mbese ibyaha bigiye bitandukanye nabirya bita inyongobeza bugingo nabyo akabyihana kugira ngo azatangire urugendo afite inkoni, azatangire urugendo anakijijwe. Imana idufashe. Murakoze cyane. Oh Yesu. Ikindi nakongera kwibaza, amen, ese ubu butumwa bugenewe abanyarwanda gusa, bugenewe abarundi, bugenewe abantu bose bari ku isi, cyangwa se umuntu wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'ushobora gusemurirwa n'uwumva ururimi rw'ikinyarwanda, ubu butumwa bugarukira hehe? Urakoze cyane. Nk'uko Imana yabitubwiye, wumvishe ko ubutumwa nahawe abantu bagiye gukora ingendo ari ugwera ku banyarwanda ugakomeza no ku banyamahanga. Bishatse kuvuga ngo ni ubutumwa ntabwo bugira aho bugarukira. Waba wumva ikinyarwanda wemerewe kubwumva, waba utabwumva ugasemurirwa nabyo ugize urabyemerewe, ni amahirwe. Bishatse kuvuga ngo rero ntaho bugarukira, nabuhawe kubugeza ku bantu bose baturiye isi hirya no hino, abari mu Rwanda, abari i Burundi, abari muri Kongo, abari Kenya, abari Tanzania, abari ku mugabane wa Afurika n'abari ku mugabane w'Uburayi. Twese ubutumwa ni ubwacu, niko Imana mbese yarabumaye ngo mbugeze ku bantu bose baturiye isi hirya no hino, kugira ngo buri wese atazarangara cyane, kuko uru rugendo rw'ijuru ntabwo rugarukira kuri bamwe ngo rureke abandi. Yego. Akoze cyane. Jesus. Byanze bikunze bene data n'abashiki bacu baduteze amatwi ndetse n'abadukurikiye kuri kamera, umuntu wese ugize amahirwe yo kumva rino jambo, turamuhamagara tumwinginga ku by'imbabazi z'Imana, kugira ngo niba Imana itanze iyi message yuko abatuye isi bagiye gukora ingendo, byanze bikunze ni ngombwa ko abantu begera Imana bagasenga. Namaze kumva ko umuntu w'umunyamahirwe n'uzakora uru rugendo ariko ari umukiranutsi imbere y'Imana, n'uzakora uru rugendo ariko abana n'Imana, Imana imwishimiye. Ndagira ngo nkwinginge mukozi w'Imana, nk'uko Imana yaguhaye ubutumwa, usenge Imana, usengere abadukurikiye, natwe ubwacu Imana izadufashe muri urwo rugendo. Urakoze cyane. Nk'uko nyine yabimbwiye mukozi w'Imana, Imana imumugisha, yarambwiye ngo abantu nzajya mara kubwira ubutumwa njye mbasabira ibyo byangombwa uko ari bitatu. Nk'uko mwabyumvishe rero, naje hano kuri kamera ya Negeb TV zanywe no kubabwira ubutumwa, narangiza nkabasengera. Rero reka mbasengere Imana aho muherereye hirya no hino, kandi ukimara kumvira isengesho n'ubu butumwa ugire kwizera kudasanzwe ko hari ahantu Imana igukuye, hari n'ahantu Imana igize ikugejeje. Nimba aratangiye umwaka udafite inkoni, wowe icyo usabwa no kwisubiraho, amaze ugahita ugira kwizera kudasanzwe mu izina rya Kristo. Mwami Yesu. Alele fo desha lawi nemo yasi nemora na neta yasika shala balaga ndia sile fo desha lawi nemo pele fo de sanse nemo shala balaga dias lawi nemo shetita lawi nemo. Amen. Ni fo de sanse Shalabala, for the sa, nini for the shalawinimo. Hallelujah. Amen. Yasile. Hallelujah. Data, what kwese, urifo, de shalawinimo, la, yasika, shetita, lawinimo, urimu gihugu cyabera, lafo, nyijuru, rifo de sa, nyijuru ry'amahoro.
Haleluya. Oh Jesus Christophe de Sase Shalaba. Amina. Ndagushimiye kuko kwiriye gushimwa mwami, kuko ngize amahirwe yo kugeza ubwoko bwaweho ibyo wantumye, kandi warambwiye ngo Kristo muntu nzabwira ubutumwa aho azaba aherereye hose, hirya no hino ku isi, hirya no hino mu gihugu. Amina. Uzabukurikira zamusengere musabira ibyangombwa bigize kuri bitatu. Mbasabiye umutaka, mbasabiye inkoni, mbasabiye ihema. Haleluya. Mwami w'abami, abari mu Rwanda mbasabiye ihema, abari mu Rwanda mbasabiye inkoni, abari mu Rwanda mbasabiye umutaka, abari hirya no hino ku isi. Haleluya. Ndasenze kugira ngo Uwiteka mwami w'abami ubashigikire muri byose, kandi ubabambire amahema. Iri jambo ubutumwa bugira aho buhindurira kuri wowe, benshi bezwe, benshi bakizwe, benshi bahinduke. Imana ishimwe. Haleluya. Kandi Uwiteka kirere cyeyuke, birimo n'ibitangaza bikoreke. Oh haleluya. Weshe icyubahiro hagati y'abanyamahanga. Urakoze rero kumvishe gusenga no kwinginga, kahurukiye kuganza no gutegeka. Tubisabye twizeye zina rya Kristo Yesu, mwami umukiza n'umucunguzi wacu. Amina. Haleluya. Haleluya. Amen. Murakoze cyane. Bakoze Imana umugisha, kandi abadukurikiye mwese Imana ibaha umugisha. Abakunda kubana natwe, abakoze subscribe, abakora share bakabisangiza abandi, n'abakora like, abandika muri comment kugira ngo tubone ko turi kumwe namwe mwese. Imana ibaha umugisha, kandi tubinginga tubabwira ko ubutumwa atari ubwiru, ahubwo wowe ugize amahirwe yo kubwumva, nawe uhawe umukoro kugira ngo ubugeze ku bandi, usharinga yaba ku mbuga nkoranyambaga ubaho, YouTube, yaba WhatsApp, stati ndetse n'ahandi hose wabasha kugeza ubu butumwa. Imana y'amahoro iguha umugisha mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen.